ndabona rero ibintu byo bakiri nabyo bigisha nama ubuse menya no kutigamo gatoya hanyuma mbega ibintu by'abanyabazungu naho nzaryama nanibyarira hano n'ubundi nabo ndabona hano hasa neza ntaranibyarira indiba Mama mura Nisi amakuru nakomeye turakomeye warakuze kaza n'agatebe Ako meze neza ko wakoze Nisi mye ariko nawe waratwanze imyaka ijya mu 10 barakaze nada umwana wanjye umusirikare none barankizwa n'iki muri ino karitsiye Haje nta bandi bagiye reka umeze ute usanga bari mu turaho yego yebwe se amakuru y'imisi amakuru ni meza baratwanze ntago bari ukubanga n'ikibazo cy'amaneti waka ariko warakoze mwana wanjye ikigaho ese nagakuru k'umugore nako mbona usaho narinde mu mashyamba ugira ngo wahura n'abazaniwe umukazana urumva twavuye muri mission vuba yego n'ubwo nuko citseho gato abana yakamana tubuze ababyeyi n'abavandimwe yego numva kumbuyemo yego usura kuri burare ndafata ikibari warazi kwihuta agora mu myaka 10 yose nyuma y'ikimwero nibwo nzafata ikibari uzaza udusure sangire usubo ntabwo umuntu amushakira kagwa wewe ndi kwihuta ntabwo ari ngombwa nuko yavuze nerekanze mbasuhuze unago rugakumbuye amakuru yanyu menye namwe kinahumeka dore nta nubwo twakominikaga ku telefone Karori samakuru yiwe Karori ameze neza Karori niyo nshuti yanjye magara muri iki cyaro nshuti y'umuryango Karori aho ncaha nawe abaraha aho magaze naho Karori aho yakomeje kuri nshuti y'umuryango ni mbere yuko nyene rwose Karori yarumwe mu bavandi kandi umugore we burya nawe ntaribaruka Karori ntaribaruka kana ko kareti ariko meruka bambwira ko babonye umuganga wo kumva Imana izakora igitangaje cyo abaganga naho Imana no gusenga ariko azamubona Karori se ko nawe agira murare uzi ngo wana bareba ngo ugiye ngo babuze n'umwana barakundana bahora ka murare baradusura hafi Karori na murare ahora na murare ura mugabo sinzana ibara shiki wanje ari he namubonye shiki wawe utamaza ari nari twarakubuze ngo tugamakuru yagize aho yigaga aza mu manota ya mbere bamuhaye ikigo ngo kugira ngo mukure ngo yagiye ngo muri bya bigo byo kurarayo biga bya boarding nuko ntabwo mbizi ngo nukurarayo ubwo raza ari ku ishuri ari ku ishuri ariko birigisha cyane niyo mahirwe twagize ubu abanase kujya babona aya mahirwe nagara ya buri wese harya yiga ari n'umuhanga harya yiga ntuze yari n'umuhanga kandi ibigo by'ubutare buriya ntabwo hajya biri umuswa guhera kuri 85 byibura udafite 85 ntabwo wabona biraye we noneho yarujuje uriya mwana azi ubwenge kuko nari agahanga yabaye n'inkumi yarakuze cyangwa buno benda no gutaha bava ku ishuri bari hafi yabaye inkumi so rero nihutaga nongeye gusubira mu kigo nenda nzagaruka bamwe ariko utararengaho ese bo bahano dusandari dusa n'imipira n'umwe wajya n'abazungu we wajya n'umuzungu ko baye umuzungu ni uniform nani so azanzaniye we ariko se bakwambika imyenda ya gisirikare nawe rero kubikorera umwitozo ariko rero nabundi nayo ndi kwihuta nta minota myinshi nari mfite kuko nari nsamukiyeho gatoya kugira ngo asuhuze ahubwo reka kugira ngo se nukoze mwana wa nuko utagukunda ugiyemo nk'ikibyeri wumva se sha sumva kubyara mukuru wakoze mwana wanjye urakoze pe Imana iguhe umugisha buriya ninza ngarutse tuzatarama ni ukuri
nukuri uzazumara nk'igihe basi witwa kurukundo rwose kamera bada pirimusi twabonye umuhungu wanjye sha ni umusirikare uba ahangaha nta muntu uzajya kumubona kurera neza ubibona ni ukuri burya umuntu wagutuka nawe ntiwakubwira ngo uragafuta byayo nayashyize kuri ya kode ya Damascene naciyeyo n'ubundi ni ukuri urakoze muragenda mu bw'icyo mushaka urakoze pe kuko nayamuhaye ni ukuri urakoze noneho rero ko mfite igihe gitoya reka ce kuri Karoli nawe musuze kuko sinamurenga n'inshuti Karoli isuze ngo ntari muri ya miceri ye pi mu kabanda yagiye mu mibande Karoli nawe uhari kandi n'umugore we ndakeka bose nabahari aya masaha ntabwo wababona mwe mubansurize kuko njye n'undi kwibuka ni ukuri turabakuru gitoya wikigora Karoli naho ngaho akuwoherejeyo n'ubundi turaza kujyana bagasangira humura ndaza kumubwira huma wikirushya ujyayo hari kanacererwa mu kigo dore birashaka kanihute mu kigo n'ukuri urakoze mwana wanjye kandi Imana iguhe umugisha rwose nawe rero musigara amahoro n'ukuri uzagaruka rero kwa wibuka nta kibazo rwose nuko n'ubundi akamoto ugere amahoro murakoze turamukizwa n'iki tubagutayemo uzaziruka wowe nzaziruka se ase ubundi ko n'ubu uri kubinyegeka nagize se musa wagira ngo kumwereke njyewe wagira ngo mwereke ibi reba yabaye reba ukuntu kagiye kameze kandi nako twagafashemo nabi ntabwo nabyibuka ariko arebe we ntibakura ariko nawe urarenze ngo aba ku ishuri ikintu gihari kuko ashoboye kuko nta wamenya ashobora guhurira na Karoli isuze bari mu kabandi harimo aha ngaha ngiye kuko ushoboye nirukanka kandi ngende mpure na Karoli sigara ndakubwira umva bizatubera ingaruka ariwe ndabona akazu kamereye nabi eno mara twa dutafari twanjye umeze ute se eno na madutafari ndashaka ko aka gakona yari akaransenyekanye reka ariko igikoni wenda kubaka noneho menya hari kabutindi ko mbona amatafari ari yose cyangwa uzasigare ubakamo agakono kuramo akazu karakwajyamo umuntu akajya guha icyo gihumbi cyo gako cyagura k'abana n'amadamu reka amakuru se amakuru ni meza umeze ute se nyine mba ndani mu matafari nagushakaga wa mugabo we habaye se nonoka nizere ko ni nkuru nziza wa muhungu wa mushiki wanjye uramuzi umwe agiye mu gisirikare saza warene yagiye kubona mbona ngezeho ariko Imana izi gutabara Karoli twahoze turi inshuti cyiza nkugire inama Karoli ndakwinginze Karo ni ukuri nanagurisha no ku gasambu nkaguhaho amafaranga ariko uzambabarire utazavuga ibyanjye na Arene rwose azabyivugira mwana ibyo mbabarira basige nawe reka twibuke ubucuti twagiranye kuva kera Karoli nakugira inama mbabarira uribuka nk'ubwo waje twica kandi uramuhungu arimo arashaka areba umuryango yahoze uri kuza kunzura ndakwinginze azira icyo umwana wawe Karo naza nsuhuza rwose Karo ndakwinginze umva nukuri ndakwinginze kora nk'umugabo njyewe reka nkwereke kuva izi saha Arene sinzongera kumutoteza habe na gato nari amasambu nureba iwawe mu dusubire byawe nari amasambu njyewe ndamuhamagara Arene nyamusubize mbabarira Karoli
hakizi ibintu uri kuvuga mbabarira ubishyire mu bikorwa nukuri pe nukuri rero yagize n'amamwana reba na nyina we yazamutwika genda oya ndabikwemereye ndabiya byose by'ubushye muzamuga ko yakoreye yabaye iki nukuri pe uje tuzavuga yuko byamumenetseho tutabishaka ntacyo bintwaye nukuri Karo ntacyo bintwaye amaraso azakubarwaho genda handumwe kandi urakoze nukuri urakoze pe urakoze reka ngere hariya ruguru n'ubundi nagushakaga ariko naringeze hano ruguru gatoya hari n'agacupa kare ko hamwe tunywera ndaza kuguhamagara usange ntacyo genda hari nawe reka nomoro tudutafari urakoze rwose sawa kuri hano se ku muhanda byakugenda ikigo n'ibikaba mvuye muri uruko n'intego se wacu iwanyu n'intego muri ubu nase ko wicaye ku muhanda uri umwana w'umukobwa ntiwambona bukamureho byakugendekeye gute nyine mbwira nyisanzura aho mbwira kanicara mbwira cyangwa ntumbwire umubyeyi ntabwo yasanga umwana w'umukobwa yicaye kumvira bamwiriyeho umwanya utambuka agenda no kugira ngo gutya ubona ko ufite n'ibikapu urabona usa nabi nicyo kibazo ufite nafata nabi mama munini noneho basigara musaza wa mama umugore n'umwe w'abana musaza wanjye n'ubundi yagiye abo ngabo twabanaga bafata nabi nyine mu mitungo bafata mama n'ubundi yarangiye n'akaboko nyine no ku kaboko n'uko nyine nakuze n'umutungo batangiyeho gukura none se ntabwo wiga bakakwiye mu ishuri bababuye wiga amashuri gukora ngo ni mukuru ngende umukuru turi hino tujyane mu rugo dufite urugo rwanjye tuze kubiganirirayo ureke turara kugeza umwana w'umukuru nifuza kongera kwiga no gukura nubwo ibikomere byinshi ejo hashobora kuza oya wikwicara hasi wicare ku ntebe oya nta kibazo ndasa nabi oya haguruka nta kibazo ntabwo ziri bwanjye oya ntabwo ziri bwanjye wicarire rwose nta kibazo intebe zo mu bakire wicare ntacyo aho rero ndabona murashonje urananiwe iriya zuba wiriweho niriwe ngenda guhera mu gitondo nabaciye reka yo gushaka ikintu naguha cyo gufata reka baciye ese ni noneho bazanye mu bakire b'abandi none ngiye
bakire ni heza yaharerwa dushira akanyota ndi gukina oya bakimena ngo yemera se muri plastique oya mwera mbere ga nubwo nari magiye kukinira nta kibazo mwera mwera rwose ngo witonze nta kibazo hari n'indi fata atagwara mwera nta kibazo atagwara nushira akanyota rwose kubona abantu banyumva nubo ibikomere bizeye ko ejo hashobora kuba iyo ngiyo mu kabande niho tuvoma ngende nyine njya gusura kwa Karoli mu Karoli ninde ababyeyi bawe bapfuye n'umwana mutoya bapfuye nyine umwana mutoya hasigara musaza wa mama wanjye na musaza wanjye w'umuntu nyine tuvugana nyine ese umusaza wawe ari icyo atagufashije akora muri ubwo buzima mbona we yagiye mu gisirikare kera noneho asigarana na musaza wawe bagira imitungo yacu nibo rero bafashe nabi bakora no mu ishuri nayo nashinga ikunda kongera ntakinywa hanyuma gukuramo iyo myenda rwose ntereka ahantu yo kongera wakoze pe ni ubwa mbere mbonye umuntu angiriye umubu reka ndi umubyeyi nifuza kongera kwiga no gukura nifuza kubona abantu banyumva utibamo wenyine hakuri umukire ndabona amarira azahoraho zongera nyuma nta kibazo umusore nyota ikibazo byo mu bakire ndabitinyera hari ukuntu ushobora kukimera kukikwishyura imbere nta kibazo ndabamaramo rero agafanta kawe maze mwereka ahantu uri buhakiza urananirwa ufite umunaniro mwinshi mwereka aho uri bufashe cyane sibyo ndahaguruka mwereke rero hano ntuzajya uryama uburega ubonye muri hejuru hano ntuzajya uryama ubwo dusa n'ubwandu nta kibazo rero reka ngo we utwenda twandenze uza kwambara ntarajya kugusha kwinjira imyenda yawe kugushyirira hano rero reka kumenyeretse bino bikoresho kuya ubuzima bwawe bugiye guhinduka wumva ino mpereka rero n'ubwiherero ino mpereka n'ubwiherero na dushe iyi rero iyi ni dushe igisa ni iki ni dushe ndetse kumva n'ibintu byose bigoranye iyi ni intebe oya ntiwicareho ni tuwarete sibona ko ari tuwarete washaka gukora ibikomeye n'ibyoroshye nta kibazo ukajya ubikorera hano wajya wumva imyinjuwe twari ahantu njye naharara oya ntabwo rara muri tuwarete iki se aho nyine ni dushe niho amazi azajya amanukira koga
ibyo ni ibyiza ntabwo mushaka kwiborosa karaba amaso bazohereza akazamura gutya kwiborosa ntabwo karaba intoki iyo utateje yute uzazikoresha ndabona ari na byiza ni gute barangiza ugafunga gutya itusa ni igiti cyo noneho kutakindi aka ngaka barakifashisha n'ibindi mateka ubwo bitaro twakoresha mu byatsi rero ndi kubona gitangaje ni uko nyine bimeze n'ibyo mu cyaro wibetaga nawe ugaca ibyatsi ngaha bitangaje rwose bashyira inyuma bibere gushyiramo nzabisobanurira nta kibazo ndabona rero ibintu byo wakira nabyo bica ndabona ubu se ukimenya ari ukutigaho gatumya pe mbega ibintu nifuza kongera kwiga no gukura nifuza kubona abantu banyumva nubwo ibikomere biri byinshi nizeye ko ejo hashobora kuba heza ntaboha amarira azahoraho zongera guhaguruka buhoro buhoro mana mfasha